ndabizi mwebwe mukunda ibintu byo kubeshya by'ibinyoma ngo kubera ko wenda tuvuge ngo urugero ngo mwiza ngafite ikibazo n'umuntu runaka ngo namenza mbimwegekeho niyo mpamvu ubona namwe agendera muri systeme yo kutwegekaho ibintu ngewe twaragiye kuri Google turareba twohereza pili dukora icyo nzira mu byo nazize hari utabizi banza dusobanurire channel yaribwe irahari yabaye channel ntiyibwe ariko bakoze ahantu hasa nkaho yibwe kuko bakoze kuri AdSense iyo ukoze kuri AdSense naho duhemberwa naho tureba ngo twavuze ikiganiro runaka kinjije $2 cyangwa 3 tukagurira abana amata uko mubizi nk'ibisanzwe rero aho hantu barahakoze baravuga ngo fix your AdSense aho hantu hakozwe gusa channel yo nkayo anytime yogaruka nkuko itanagaruka ariko mu gitaragaruka cyane se yagarutse itanagarutse baze bakande kuri iyi ngiyi dukore kuri ngi ariko iyo ugiye kuri YouTube amasimbo of course yasanga yura turabasuje mwebwe mwese muherereye bakunzi ba Madebu TV Itoroshi TV ngo amahoro y'Imana akomeze abandi namwe uyu munsi tuje mu kiganiro uyu munsi tuje mu kiganiro tugarukanye n'umusitari kazi wibwe cyane Mustari kazi utagishite cyane mama yake na muzunguza jakuna kitu kama twakumenye hashize ubundi muraburaje mu caro buhinga ariko hano niho mwamenye twakumenye kuri cyane nyine ko ndavuga cyane ntigihari hagati ya cano mwamenye hagati ya cano nanjye ninde mwamenye kantu ni kabi kushizemo niko kabi hagati ya cano nanjye ni twamenye wowe ariko biciye muri none jewe se nanje amarobo yanjanye njega ndacahari tawo nagiye hari abandi bantu bavuze umusuku abatarizega baraje batugora turabakiriye muze tubane namwe mu kiganiro ni ikiganiro kigufi dufatiranye Nyamwiza ngo tumuvugishe mawiri matatu yambu cyane amakuru ni meza sana umeze ute meze neza mwana wanjye urakomeye ndakomeye ukomeye gute udafite cyane mbere yuko izo nari nyeganyega Nkaho none wari ubiri yewe ufite imyaka yanje 40 yiguke narayujuje 30 shano nyikoreye imyaka kubera ko uzuvuga imyaka kandi narindi imyaka 28 ca nitarabaho none uko ibiri tesha agaciro 28 wowe ni gute uzuvuga imyaka abandi bazayisha ndayihishirike ngo tamukobwa cyangwa umugore ize namba uzobaza abagore 30 ariko ndasanga icana cy'imyaka 16 komeje kuturiza you know turakwakiriye amakuru y'iminsi ni meza ndashima Imana turi bazima titwapfuye tiyadusize tiyadutsaye turacari kumwe nayo twabonye ukuboko kwayo n'imbabazi zayo turakomeye kira ndirimbo nayo mwiza turakwakiriye kandi tunaguha pole mbere yo gutangira ikiganiro hamaze iminsi hacishikana amakuru avuga yisibwa ry'amacano nubwo turi kuvuga yawe ni wowe turi kumwe ariko hasigaye ni njega intare y'ingore ku buryo na mu gitondo ariyo nakubwiye nabonye sibwe cyane kuri ubu zikomeje kugira ibibazo kandi uzo nibibazo rusange none ni we byashikiye nundi natwe sugenda kuko nundi twazi wa mugani wawe nitwe banyirazo sogenda tugakreating cyane ngewe ninge cyane tugakreating izindi nari creating kera nari bajana zo creating yindi yitwa gute hari umuntu wowe utarayibona amasimba CEO niba yatwara tuzofungura amasimba gusa niba yitwara dufungure amacm niba twara dufungura ibiraso byiza tumusege gamase ku ikote nyina wa posa Mwiza turagushimiye kwanza kuba wemeye ko tuganira ibi bihuri nkuko nibe bitagushimisha guhura na kamera cyane ariko turagushimiye tunashishikariza abantu gukora subscribe ugeze kuri uyu munota channel yitwa Masimba CEO SEO mu gifaransa niyo yakandika amasimba zizamaziza ziramaziza ari zibiri urebiri ifite 3000 wa mukanda izo bizobe biri kwa prodinga ni buri munsi 1010 uko kwezi turamatu bikubita cyane Mwiza twifuje kuganira nawe ku bibazo wagize byaca no hari umuntu wumvise ko wibwe cyane yabimenye
abenshi bazanga ngo aribwa ariko nutanabizi channel iracari kuri YouTube wisacinze uyibona Amasimba TV shows nabonye no kuri handi kuri 24 hours niyo bagitaginga irahari hari utabizi banza dusobanure channel yaribwe irahari yabaye channel ntiyibwe ariko bakoze ahantu hasa nkaho yibwe kuko bakoze kuri AdSense iyo ukoze kuri AdSense naho duhemberwa naho tureba ngo twavuze ikiganiro runaka kinjije $2 cyangwa 3 tukagurira abana amata nkuko mubizi nk'ibisanzwe rero aho hantu barahakoze baravuga ngo fix your AdSense aho hantu hakozwe n'amarobo ba nyiri YouTube gusa channel yo nkayo anytime yogaruka nkuko itanagaruka ariko mu gitaragaruka cyane se yagarutse itanagarutse baze bakande kuri iyi ngiyi dukore kuri ngi ariko iyo ugiye kuri YouTube Amasimba of course yasanga yurayabona hari umufana wawe wumvise ko channel yawe yibwe biramubabaza cyane ariko uratekereza ko byizigiro umunsi yari Zizigira pole sana uratekereza ko mama Murenge bariye Joyeuse na Alice ntago basinzira abagabo bafite n'amaguru ko uwo munsi abagore baraye muri kesha batararanye n'abagabo ngo uwo munsi channel yanjye umunsi yabaye umunsi bajenye channel yanjye Alice na Joyeuse baraye muri kesha abagabo baraye bonyine mu mazu baje muri kesha gusenga uvuga ngo man ushikiriye uyu mutu wetu ariko tutaraja kuri arakabazo ngiye kubaza niki kintu wakoze cyane reba ngakoresheje tukuzi ko umuntu ugira abafana bo ku mutima apana abafana b'ikiganiro abafana bawe abankunda bakunda waba wakoze ikiganiro ukunda abantu bakunda nyamwiza bankunda ukondi nyine bari kubisobanura nyine abantu bagukunda wewe kandi bahoze bagukunda niki kintu wewe wakoresheje umuntu abundi ntacyo umuntu utankunda nuko ngo yanyanze for the first time ntashaka kumenya like anything about me kuko uyu muntu mukunda ugenzura intambwe ze ukagenzura ibyo avuga ukagenzura ibyo akora noneho bya bintu bikaguhesha kumumenya uyu muntu ninde ntora tubwenda nk'urugero kangwereze nk'urugero tubwenda subize ko mama Murenge ari inshuti zanjye nukuvuga ngo unsanze nera abandi mu bitotsi kwambaza ngo Joyeuse shaka kwita nkubwira ibintu nka 5 umuzi kandi wowe utazi kubera ko wafashe umwanya uramwiga ndabaza ndamenya ndamugenzura ndamukunda mwiza niho nari mbere nkubaza ariko se hari umufana wumvishe ngo wibwe channel kiyamenye ngo byagenze bito arababara ariko ndabayifuza se mwiza hari umuntu wamusibishirije channel hari umuntu se barwanye arayisiba hari umuntu bagize gute muncamake tuzagenda tubisobanura ku burambuye no mu biganiro twakoze ku Masimba kare turi kumwe nawe ndagira ngo nabe basobanuriye wenda nk'utuntu nka duke nano nabwira nk'akantu kamwe ari nk'ikiganiro nakoze ngaragaza ibere ry'umuntu twasabira ngo gufasha kuri YouTube iba nudity badukubita strike I think any strike yonyine Amasimba yagize kugira kuva yatangira kiri muri mwe no bindi twavuze ara ku Masimba n'ibindi tuzavuga biri bimwe mu mpamvu zimwe zatumye channel yacu ifungwa gusa icyo nkwashwaringa neza nkubwira nuko ibi byose wumva ngo simara ngo ninde ngo watumye ngo ntawe namarubo nta muntu wagusubishije cyane nta n'ushinja ngo umuntu yabigizemo uruhare ntawe uwari ufite umutima mubi akeka ngo ni runaka wasize channel ya mwiza awureke mwiza umunsi wabonye ko channel urabizi mwebwe mukunda ibintu byo kubeshya by'ibinyoma ngo kubera ko wenda tuvuge ngo urugero ngo mwiza ngafite ikibazo n'umuntu runaka ngo namenza mbimwegekewe niyo mpamvu ubona namwe agendera muri systeme yo kutwegekaho ibintu ngewe twaragiye kuri Google turareba twohereza pili dukorera ibyo nzira mu byo nazize ntaho bambwiye ngo mama Murenge yakuri kotinze ntaho bambwiye ngo simara Joy papa legend ntaho namarubo yanyeretse amakosa 1 2 3 baransobanurira indabyemera amakosa nohereza pili niba yigarura namaro nitanagaruka tuzakomeza mwiza umuntu yakibaza ibi twarabibonye abagufana byarababaje ase wowe wa munsi ubona ko channel yagize ikibazo yewe ukabona ko namonetization bayikuye wabyakiriye uterira joro noneho ga ukuntu ibintu ari ibitangaza njye umunsi bagenye channel yanjye nari napfushije data wacu uwo muntu mbese nabimenye icyarimwe kabibona ko namenye icyarimwe umutima uraweyinga sanga channel ntiyo leta data wacu
uri umubabaro w'umuntu so cyane ndavuga ngo nowe ntabwo nicano ngo nkurikirane ngo nje kumenya ngo cano ngo wareva ngo byagenze gute reka mane nsoza urubanza rw'umuryango nzagaruka nsoza urubanza rw'amarobo. hari abavuze ati mwiza ubwo bamutwaye cyane mva hano ndagenda njya i Bugande mbizi ko cano yanjye ifite ikibazo. wa munsi hari bavugaga ngo mwiza birarangiye ubwo bamutwaye na brand ingana gutya ni brand igaragara ko yari muri competition n'abandi bantu ararangiye nuko tiyofungura iyindi brand se n'icano cyangwa brand ninjye iyo ngiye mu bantu n'icano izigenda mu bantu cyane ninjye uzigenda nkagera muri ati turamubonye nyamwiza abantu bangoreye subscribe barankunda batanzi none baramenye ese cano yari ifite erega ndi umusitari cano yari ifite ibihumbi bingana 26,000 wakuye hehe imbaraga zivuga ngo ubuze cano 26,000 ugiye gutangira from zero ucanira rutabana bacu bari kugwiriya ruguru uyanti suko twabivuze twavuze kubona aho warugeze uvuga ati yeme wenda sinanagura kuko ziko amafaranga yo kugura urugendo rwose rwiza rugira ibirurwanya ariko ikereka ko uri umugabo kandi waruje mu ruzi kandi rukomeje nuko hahandi abantu babona asa nkaho byarangiye wongera ugahaguruka mu bishyashya ngo n'igiti gifite imizi cyaratemwe kirongera kiramera. Mwiza umuntu yakibaza ese wakuye hehe icizere kivuga ngo reka mfungure ndeke kuko kugura wari ufite faranga ugura cyane niyo subscribers 100 kubera ko utaguza ntacano nzagura cano nakanwa kanjye abasubscribe bazaza umwe kuri umwe twongere dusubire hariya dukore ntacano nzagura nta nimwe nzagura kandi amasimba azakomeza amasimba kandi tuzakura kandi tuzabaho. Babajije ubundi umugore umusimba ejo batwitse ikikombe batwika ahantu babaza umugore barabaza ko babatwikiye business biragenda gute ati turongera dutangire sibwo bwa mbere bayitwitse n'izindi twatwaraze ati kandi niyo ituma tubaho ati cyiza twaramenyere ko nyine anytime umuyaga uva samoya umuriro ukaza ugatwika bikajana icyo dukora iyo dukora dusevinga buke ku buryo cya gihe cy'umuyaga in case tuzabasha kubaho nubwo tuba dufite damage twagize ku bwa business ariko tugomba kujya tugatangira tugakora. Urumva uwo muntu ndi kukubwira acuruzaga imyenda niho atunze abana ni umugore mukuru ni umugore utazi utari umusitari naho ngewe uri buhamagara umuntu wo muri Amerika mufananya nkamuga ati bagiye kunyirukana mu nzu none bigende bite kamera $50 nkagurira abana kawunga n'umuceri. Uvuze kuri ico kintu cyafana na kare twakivuze ni kandi mufana wabonye muri ibibazo ravuga ati koko wenda uyu muntu ibintu zaramara nshobora mukuru ukamvuga nk'urugero wereka mu bwana hari mukuru wa Joyeuse mama Murenge reka mbivuge gutyo nzamzara kampemba narira kampoza cano bayishana kama kwifara nejo bundi yanyeje paragara bagende gura abantu umuceri na kawunga kurategera bene izo bintu nukuvuga ngo imbere tutaraba amasimba iyo connection y'abantu sinaye twari dufite ariko kubw'Imana amaze kuduha inshuti zitandukanye ngewe sa ntago nagira hahandi ho gupfa gutya ngo nzimire mfe nkwere iki cyo ntigikunda kubera gusa ico nogena kanabwira umuntu ngo nkopa banza nkopa ifaranga nzazizana kazini kubera karanze azi ko ntumwambura harimo kakantu abantu bakuziho cyane ko gufasha jewe mu minsi na cyane yari ibuze utarafungura n'iyindi nakubonye wagiye gufasha kuri stati yawe tegera nkubwire ni ukuvuga ngo cyane yacu taragenda twebwe nk'amasimba twebwe nkacu bwacu twe dufite abantu tugomba gufasha babiri ntabwo gufasha no yagiye tugomba gusubika icyo twari twiyemeje kandi kiburi iminsi mike kugira ngo gikorwe tugomba kugikora tukakikura mu nzira tugakomezanya n'ibindi tugahangana n'amaroba ariko twabanje gukemura kimwe izo mbaraga ntabwo zapfa kubona buri muntu uri mu gihe cano yabuze reka nkubwire sa mu Imana yangiriye neza kankubwire sa ushaka kuba utabizi ariko ngiye mwiza ndabizi Imana yangiriye neza icyo ndi very sure icyo kankubwire Imana yangiriye neza ariko rwo budashaka gutekereza Imana mu mitima mu bantu benshi yimye imitima ngi Imana yampaye umutima wo kunyura mu bihe byose kandi nkanyurwa kandi nta munsi numwe yari yana ngo ku buryo hari ibihe biza babandi babadayimoni bano banyibaza bahushuka ngo yaguye mu nzu kuri abaza bibesha ngi ibihe byose biza binsika nditengenene kere ku rupfu rwonyine ariko ndi muzima gutya mpaye muhumeka gutya
imana yampaye icyo bita courageous ukomeye muri njye guhagarara mu kibazo mwiza muri iyi minsi ushize icyo kibazo nakikubajije ariko nanone nabonye warakomeje nyine kuba muri iyo modo mwiza ni ikihe kintu ko muri iyi minsi ukomeje kugaragara ku gatuti ni ikihe kintu ugiye gufungura ikanisa ntabwo mwarwaye abazimu buri cyumweru ko ndi mukubona mwebwe ntimuzi gutandukanya yuko nabaye icyamamare naho nkandagiye umuntu avuga ngo dore ngo nyamwiza nkanjye niviraga no mu nzu ntafitiye nambaye nkajya kwigurira na sukuma none mu kujya kugura sukuma abantu bagafungera bakafotora urumva umuntu akaruhagira none n'isoni zo kuja kwikorera gahunda ziwe urukweto rugacika nkaza kwishoneshereza hari twejo nagiye gusonesha inkweto ngo sinza nsonesha inkweto yewe wabaye gute ni gute wabaye ngiye ndagera ku rwego urukweto rucika azi kurya muri aya marobo tago ndagera urukweto rucika ngo ndujugunye ngo rwashaje ngo ngururundi abandi baraza bansanga babona iyi mutari bahana imbere y'umuryango urumva ngo se ngo umusitara bahano niho mba ntago ndagera ku rwego rujya kwihanangirika aho numva ntashoboye ndacyari aho nshobora ngewe nka mwiza nirwo rwego nkiriho cyangwa se aho ndi haranyuze bitewe n'inzozi zifite n'icyo nshaka wamenya gute ko nawe ushaka kuzava muri ino nzu ngiye mu yanjye wabimenya gute ntabwo ubizi urumva rero ni ukuvuga ngo ngewe uko nkubwiye kandi ubyemere n'ubwanze kubyemera niko kuri ngewe namye nsenga umushumbanye ni Rutebuka tukiri muri karaga kanisa kahariye niryo toro nasengeyemo ngeze muri uyu muhana wa Umoja ndi muri Kasara naho nashikiye mvuye i Bugande nasengeraga kwa Gahungu muri Ririzi uri gutegera neza nta yinga na rimwe rimwe nasibye ku ikanisa iri rimwe aha ngaho kwa Rutebuka ntaragira akazi kampugije nta munsi n'umwe nasibye ku ikanisa ahubwo ne ntarabi icyamamare kamera zitazazimbona none ndi mu kwisengera kamera zikarimo kuri umucuranzi n'umubwiriza butumwa zose sigahanga muri mwiza we wambona ngo mwiza ngo urumva indi mu kubandi bahaye bambaza ngo se ngo ngo ibitenge namye nzambara nico naringiye kubaza ubu ngubu kandi ho mbere ho nambaraga ahubwo n'amapataro ubu ngubu kubera amavuta y'umushumba dufite muri ino nzu amapataro ndayakizwa sinjana amapataro mu ikanisa kubera poso tuzahura n'abakazana bakabona mwiza yego uravuze ngo ahoze usenga kandi wenda nibyo umugihe umuntu atari umusitari sintawo kujyaho titwo gutunga kamera nanje uwo mutunga kamera ndi mu ntebe ninezerewe ndi kwandika amazina ariko se akabazo kamwe ubu nyine n'igihe uri mu kugera mu ikanisa ukiyegerezwa kimwe n'abashumba ukicazwa imbere nk'abashumba kandi nturi umushumba yego nuko ukora ibyabanye nabyo ariko nta titire runaka ufite mu ikanisa ku cyumweru nari mu materaniro ahubwo tumwe babiri babwirije bagutanzeho ingero baranakwiyegereza kandi ni abanyamavuta nubwo tutabavuze kandi n'ubundi twubaha amavuta yabo biriya bintu uzubifata gute iyo ubona umuntu ni umurevera ni umubishopu aravuze niyegereje mwiza cyangwa yaje gutanga urugero ari kwifashisha yigisha kavuga ngo timuze mwumva ko mwiza azavuga wake timuze mubona ko azagira gutya erega reka nkubwire sa ubundi abantu benshi banyanga ninjije nuko utarabigenzura ngo birebe nta muntu w'umunyabwenge ufite ubwenge wize ushobora kunyanga kubera impamvu adashaka kunyanga arankurikirana akareba icyo nashakaga kuvuga even nakivugira mu kavuyo kangana gute nakivugira mu byo wowe wita ibitutsi bingana gute akaza ashakamo point akayibona akavuga ati nyamara uyu mukobwa azamwita umusazi ariko ni iki ngiki yaza ashaka kuvuga noneho agabaswa bakanyanga kubera ko abaswa banga ukuri ikindi kintu nabashe kumenya niba habaho ikintu kibaho ku isi kibaho umuswa yanga umuntu umuswa kuko arabona umuntu amurusha ku bwenge ho bukeya ayibuyubuyu azatera imigeri aho kuvuga ngo avuga ati uyu muntu rero ga hano hantu hari akanta ndusha reka ngira kandi kantu umwigiraho ariko aza arwana kwerekana ko muri ku rwego rumwe rw'ubuswa kurategera rero umuntu wese w'umunyabwenge umuntu wese ugira ubwenge arampaka no mbere ntibari banzi ariko ubu ngubu baranzi ndi icyamamare ikindi kintu ugomba kumenya ngende umukozi w'Imana hari benshi